nta n'icyumweru cyaciwe batandukanye abona save the date y'undi mukobwa. Umuhungu niwe wamucitinze. Uriya muntu ni Cherie wanjye yakoze ubukwe cyangwa ndabeshya? Arasara. Ibi ntago ari byo rumbi. Kwabona n'amasura yabaye menshi. Turasuje tubaha ikaze mwese mukomeje gucyana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka nizere ko mumeze neza. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe. Oh my god. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwabyo ntabwo twakwibagirwa n'umujyi wa Kigali. Kora subscribe kuri Ange TV show kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Narababwiye ngo ntabwo nzigera mbatenguha ntabwo nzigera mbatenguha kubera yuko mfite akazi kenshi ko gukora, kubera yuko muhari ku bwanyu nanjye nzi neza ko muhari ku bwanyu. Uyu munsi rero mushobora kwibaza ngo Ange ari kumwe n'andi kamera banaramfasha agaragaza umuntu turi kumwe uko uri kubibona ndi kumwe na maneke yanyaye oji ahubwo nta kuntu mwazanshakira nka nuza muri Miss Rwanda appointment muri Miss Rwanda nkasimbura nka Mutesi Cherie muri Miss Rwanda ugasimbura Cherie ahubwo abanyarwanda nta kuntu mwatubwe muri comment mutwandikire batubwiye niba babona ko byakunda niba baze kutubwira ariko nyine ufite taille wanamunga nk'iyaba Miss ya numva bavuga ni taille française. Yes, niyo tugiye kuganira rero. Amazina ni inde tugwaye ikaze? Murakoze. Amazina ni Uwase Christelle. Dukoresha iri Christelle aka Fashion Killer Rwanda. Oh my god, aka Fashion Killer Rwanda. Aka Fashion Killer Rwanda. Aka Fashion Killer Rwanda. The second one is Christelle. The third one is Uwase Yego. The fourth one Fashion Killer Rwanda. The fifth one Christelle. Akandi so sibyo nibyo no uri kwitwa maneke akandi maneke ibintu nk'ibyo nituzarebe tugaye kazi mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane ariko nawe uri mwiza wabonye teri neza pe ndakwiyamye najyaga mbona nanje kuri channel nkumva nazabonana nawe finally none ndakubonye finally araje. Yes, Christelle rero nkuko muri kubona niwe tugiye afite vibe nsigenzana abantu bafite vibe ego niko horase cyangwa uriko nikomeza abantu banzi ewana muri comment uzabibona. Okay, twagiye. Christelle ni umuntu umeze gute, yakisonera gute mu make? Murakoze. Christelle ni umuntu uhora wishimye as I can see you are deja nkiza wabiboye ni umuntu uhora wishimye udakunda kubabara akajwi. Oh my god, ni gatoya. Christelle ni umuntu ni umuntu uhora wishimye kunda abantu yego cyane. Nta bindi ushobora kudescribinga ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati Christelle reka muvugeho? So ngiye kwivuga navuga byinshi kandi umuntu ntago yemenya buriya hari abantu banzi bamumenye. Mama na papa barakuzi umuntu wundi wakumenya pa yuko ari abavandi ni inshuti yanjye. Oya atari inshuti yawe n'umusore mukundana. Umusore se biragoye kugira ngo buri musore nawe akumenya ako kanya. Ariko biri kose mu European ukabasha kumubwira byinshi kuri we ntago byaba bingana nanjye nkuko naza nkabikubwira wowe. Biragoye kumubona. So boyfriend wa Christelle. Hi boyfriend we. Wagize ikintu mubwiye ko utatangira kwishira. Ubu ngubu no uwapi ngera atandagusuhuje aherereye hose. Ego umuntu ashobora kuba afite mu diaspora rata turagusuhuje niba ubaye i Burundi arabara ngo ni ya diaspora abahehe aba diaspora b'i Burundi turabasuhuje turabashohoje. Hanyuma rero Christelle amakuru y'iminsi 2023 yagutritinze gute, yagenze gute? 2023 niho natangiye gukora cyane. Ubu ngubu nibwo ibintu bigiye kugenda neza 2024. Ibyo wapangaga 2023 byagenze neza cyangwa umwaka watangiye utameze neza? Nago uko biri kose ndashima Imana byari byiza. Yego byari byiza. Kuri ubu ngubu rero ufite izi ubu ngubu inzozi mfite nizo gukomeza fashion kabisa ikagera mu bice. Okay. Misengera amatsiko umuntu akurebye urabona ko ari umuntu sociable naga ari umuntu like ucecetse nagasazi nkanjye. Sinzi ariko ngiye niba ndagasazi yarubona gusazira. Simbizi. Cyese tubaye nk'ibisi biri. Wabibona? Oya ntabwo ndi umusazi nditonda. Ntabwo nitonda.
itonde ifoto burya inshuti zanjye itonde ifoto azajya ubona babeye umuntu ashobora kuvuga ni nk'akahe kantu waba warakoze Kriste ku buryo ushobora kuvuga ati aka kantu mana yanjye gasekeje se kaba karabaye nyine udashobora kwibagirwa ushobora kuba warasize mu mitwe y'abantu kubera ubusazi bwawe kubera akantu nyine waba warakoze ibyo nakayira ni ukuntu twari turi gutera story nkatera story itari irimo bikabasetsa itari irimo how so nk'ubu tukavuga nk'ikintu ngahita mvuga nk'ikindi kintu nari ntekereje ako ku ruhande sabwo sinumva wari warasaze saze ki Kriste ahagaze gute mu rukundo ubu rero ntago nahita vagumagaze gute arakubeshya wa musore niba adatangiye kuvuga ngo nteze biteze so ndacyari kudetinga ndacyareba ukuntu bimeze ariko hari uwo muri kumwe wow congratulations aba Ange TV show mube none yuko turi kuzana n'abageni hano muzadutumire cyakora muzadutumire wagize ushobora kuba uracyavuga n'aba ex bawe cyangwa ngiye buryo umuntu twatandukanye ari umuntu wavuze ngo nguri umu ex wanjye ngo ngira mu ex mfite umu ex wanjye niwo twabyaranye Buriya ubyumva gute wo jewe ntago mbifata nko Kongo yabifashe ubifata gute nese ubwo mwa mwarabyaranye cyangwa we abivuga yuko niba nta mwana dufitanye ntabwo uri umu ex wanjye wowe bifata gute cyane umva ko nyine ex ubwo bari ex nyine nta kindi kintu tuba duhuriyeho just twaciringa hari ugerageza kuguhamagara akakubwira ngo wati dusubiremo nta urabimbwira kubera iki nta uragaruka ngo mbwego dusubiremo come on ubwo rero you are not kandi ko niba umuntu atagaruka ejo bundi nagiye kubona mu gitondo na postinze nk'ifoto ahita mbwira ngo wow kuko abaye inzobe cyane se oya yaravuze ariko byo ni kwa kundi umuntu ashobora kugukunda mukaganira ariko ntubyiteho ariko akazajya kuganiriza ibintu by'abantu bakuru ukumva we ikintu utekereza muri wese icyo akubwira bo hacaho igihe kinini tutavugana ejo bundi ni postinga ifoto rero abaravuze ngo wow ubwo yari yagukunze simbizi ko byari byagenze ariko natunguwe no kumva ariko ibyo ni emotion ushobora kugiraho ku muntu wari wese ya birashoboka ikintu cyantunguwe nuko nahise avango shango ex wanjye tamwe go ex wawe Ndabese harya aba ex si babandi bakundanye nyuma gatandukana unese Kriste nago twigize gukunda ndabati nabyo nzi Cherie rengagiza rero nago namwirengagije nuko nta kintu na kizima umuntu uvuga gusho ex bura ni umuntu mwakundanye byibuze no gutandukana nawe bikakugiraho depression ariko wowe rwose wigeze ugira depression mu buzima bwawe hari umuntu twari kumwe mu ukansaringa abantu bagize ibibazo mbwiraho kandi ni for free ni for free ntabwo ndajya depression ni ryari wigeze wicara kumva Kriste yagize nyine yihebye muri we kandi nta muntu bitabaho buriye iyo nabuze amafaranga ndiheba yego ndiheba pe iyo yafite twagenda tukazenguruka ahantu hose kabisa uhita unabimenye ni iki cyakubayeho ku buryo ushobora kwicara ukavuga ati Imana ushimwe ikintu cyambayeho kera njyewe ikintu ushima Imana ni ukwibona njyewe utari wa wundi wa kera ubu none aha Kriste kubera ikintu noneho bishima Imana ko biri kose hari testimony hari ibyo uba waranyuzemo bo ikintu ushima Imana ni aho ngeze sinatekereza ko nahagera yego nta kantu kaba kubayo muri primaire muri secondaire icyo gihe oya nta bindi byigize bimbaho mu byo kwiga n'ibiki waratsindaga nta kibazo nta kintu kigeze kitambika mu buzima bwawe kumve ngo nta kibazo ugira ibintu byose ni mawe ni mawe pe naba ngiye kubeshya ninde muntu waba warakubabaje mu buzima bwawe bo ibyo byongeye kuba umuntu waba warambabaje senikira ntabwo usa n'umuntu wabaye mu rukundo oya ufite ibikomere mu rukundo ntabwo nigize mbabara cyane ko narababaye ntabwo navuga ngo uyu nguyu yarambabaje kuko ikintu cyarangiye kongera kugitekereza biragora kuri njye ariko kubera kose kiba cyarabaye n'ubundi style ariko wanje we nkubajije ati umuhungu mukundana gute depression njye depression ntabwo arayintera urumva rero ko ari byiza ubu nanjye sindayigira kabisa ntabwo urayigira
nta kintu na kimwe gishobora kuba niyihe experience y'ubuzima base waba waragize ku buryo ushobora kuvuga ati iki kintu ngewe naragifesinze experience y'ubuzima your fears no kuba kera sinayinzi ko nashobora gukora kuba wenda nakwiha umwanzuro wo kuvuga ngo nge Christelle ngiye gukora kiriya ngo nyikore oya ariko right now ubu ngubu tuvugana ubu n'ubu nakugira inama ngo ati kora kiriya ukagikora nk'iki kibahereza abantu tanga ideas ku bantu babuze ibyo bakora kugira ngo babwire mbo ku bantu nk'umuntu wifuza wenda gukora ikintu icyo namusaba no gushyiramo imbaraga cyane ko ushobora kwandika nka projet hariya ukavuga ese bizagenda gute nabibona gute ariko man wafata na credit ko burangiye njya gukora naragujije yego prestation kandi courage bizagenda neza abakobwa bizagenda neza hari akuntu bivugwa yuko abakobwa usanga abahungu bari kuvuga ngo abakobwa turabababazi mu rukundo ugasanga umukobwa ntaga amisa kamwe ngajya handi ngakajya handi ariko no ku ruhande rw'abakobwa ukumva umuhungu abakobwa baravuga ngo ura muhungu abahungu ntago bajya bamesa kamwe barajarajara n'ibiki byose wowe uri kuyihekote ese ubona ko ari abakobwa tubabaza abahungu simvuze ngo wenda urajya kuvuga kuri kote zombi wowe uravuga ahantu habereye tubwire n'impamvu wabihisemo mbo numva ari ku bahungu ariko abakobwa nabo ntago tuba turi shyashya kuko ushaka kuba wenda uvuga ati uriya muhungu ndamukunda kandi ko ukaba umukunda pe nundi yakubaza ati bite kabatiyo bitewe n'imisi nyine muba mumaranye ariko ngewe kuri kote yanjye ni ku bahungu kubera iki uvuga ko ari abahungu nibo baba bafite amakosa nibo baba bafite amakosa nk'ubu ngubu hari umushuti wanjye yari afite umutipe bakundana barakundana nyine bamarana n'igihe kitari kinini cyane ariko uwo mutipe yari afite n'undi akunda nyine uwo mutipe yari afite undi mukobwa akunda ashaka ikusa akantu katangana gutya nta n'icyumweru cyaciwe batandukanye abona save the date y'undi mukobwa umuhungu niwe wamucitinze batandukanye hashize bivuze ko umukobwa uwo muhungu yari afite undi yego hanyuma aramuhayidinga amuhayidinze ari ukuntu nyine wowe ushaka kureba stati z'uri inshuti yanjye nkaba narakoresheje telefone ya wenda nkaba naragize risike yo kubura telefone nkashyiramo nimero muri telefone yawe ikaba saved we aramuhayidinga wowe urabibona abati ibintu mbonye nibyo ati se nibiki habona ni save the date ya wa mutipe bari batandukanye ari wowe bibayeho nka Christelle undi depression to be honest nubwo haba haraciyemo igihe mutandukanye kiri kutaramukundaga niho biba nta kintu byakubwira ariko si wawe waramukundaga Christelle to be honest wabyitwara mute wakora iki se wamuhamagara wagenda ukagira depression wabigenza ute nabwo namuhamagara umukobwa kuri bameze ati yari yakiriye gusa yamaze igihe adakora yari yakiriye muri make ubu ngubu ameze neza cyane ko wenda ashobora kuba afite n'undi boyfriend nawe ariko ngewe icyo kintu kimbayeho ariko hari story nanjye nzi n'umukobwa n'ubundi yari umuhungu we yabaga USA then umuhungu yabaga USA umukobwa aba mu Rwanda baradetingana bakabonana akaza gutyo urukundo badatingana like 3 years can you imagine gutingana n'umuntu imyaka 3 yose hanyuma umuhungu aza mu Rwanda hari ukuntu rero hari abantu babana nyine wenda batari Maria bibaho barabikora bakaza babana mu nzu nk'umugore n'umugabo ariko igihe nyine umuhungu yabaga yaje mu Rwanda then ugiye umukobwa yabasigaye mu rugo umuhungu aramubwira hari kwa gatandatu aravuga ngo uyu munsi rero ngo ahantu nza kuza agenda ari mu gitondo aragenda akora ubukwe aramubwira ngo uze kuza kuhansanga biragoye yaramubwiye ngo umujama yabwiye umukobwa aramubwira ati rero uririrwa aha ngaha mu gitondo kuba yagiye gusaba umukobwa yirirwa mu nzu aramuhamagara ati suri ariko akinga kwita telefone kuko yari yamubwiye ngo aza ahantu aza kuza kumusanga hagize asanga umuhungu wicaye ngo imbere ngakareba akavuga ati kamone uriya muntu ni Cherie wanjye wakoze ubukwe cyangwa ndabeshya arasara ibi ntago ari byo arumirwa ukabona n'amasura yabaye menshi arumirwa uravuga ati ibi ntago guys ibaza ibintu bikubayeho Christelle ari nkawe ugasanga umuhungu mwakundanaga yakoze ubukwe so urumva rero nabonye
ngo guys ngo mujye mwibuka gucekinga abasheri banyu kwa gatandatu utazasanga kwa gatandatu yakoze ubukwe. Hari igihe ushaka gusanga ahubwo ari wari ugiye ugasanga arafunze akanakwiyorera kandi barimo ari babiri. Ntabwo biba byoroshye rero guys, ntabwo biba byoroshye. Yari Krista rero twarimo tuganira, yarimo duheza testimony uko abyumva, ariko Cherie we twongeye turamusuje kuko ntabwo ditubwira Cherie wawe. Ange reka ibyo tubiretse. Basi Cherie ko numva atari proud ye bimeze. Ni proud ye buriya, hari abantu baba bakunda ibintu, hari abantu bakunda ibintu. Ntabwo reka tujye kuvuga ngo mubwire amazina. Reka Cherie wanjye. Umva. Ndagusuje cyane aho uri wumva ukomeye. Ameze nk'abandi bavuga ngo indamukanye yo muri ADPR. Harya bavuga ngo iki? Ngo indamukanye yo muri ADPR ngarakubwira ngo mumukundana, ngo ajya kubwira ngo umungu wo muri ADPR arakubwira ngo gubwa neza Cherie. Gubwa neza Cherie. Yesu aracyagukomeyeho. Niko wasuzanye Yesu aracyagukomeyeho. Ndabona Krista nawe ari kubwira ngo Cherie we ngo muraho neza. Turagusuje nubwo utatuzi. Krista muzadutumire. Yes. Byari ikiganiro nyine navuga ko twaganiraga, ariko turi no kumva nyine buryo abasore ngo rimwe na rimwe muraducitinga, dusanze bitoroshye. Niba hari umuntu wumva yuko twavuze bitari byo azanyandikira aze atubwire uko abyumva, ariko Krista yo ku giti cye yumva ko abahunga benshi aribo babeshya abakobwa, niko atubwiye. Hanyuma guys, nawe hari uko ubyumva, ushobora kwandika muri comment ukatubwira uko ubyumva. Nohejwe Krista nyemerera ntoze ikiri kiganiro cyari gito, nubwo wenda tutaganira ibintu byinshi, ariko tuzaganira ndabizi neza uracyahari umufana wa Ange TV show. Ndari kubwa Ange TV show. Yes. Munyemerere rero ntoze ikiganiro cy'uyu munsi, kora subscribe ku biganiro byacu, kora subscribe ujye udukurikirana umunsi ku munsi. Ni Ange nk'ibisanzwe. Ciao. Peace.